Ubundi abahanga baravuga ngo umugabo w'umunyabwenge amenya igihe cyo gucecekera, akamenya ibyo agomba kuvuga bitewe n'aho ari ndetse n'abo bari kumwe, ntagapfa kuvuga ijambo ryose rimuje mu kanwa. Ntabwo afite kuba yavuga icyo abonye cyose ahantu hose ari. Iyo bigenze gutyo ugatangira kuvuga buri jambo ryose ubonye, utangira kuba wata icyubahiro cyangwa se nanone abantu bagatangira kugusuzugura, ugasuzugura rwose bikabije, kugeza n'ubwo abantu batangira kukubona nk'umuntu udashobotse. Ibyo bintu rero bikaba bibi cyane kuri wowe, kuko rwose iyo usuzuguwe hari igihe ushaka kugarura cya cyubahiro bitari bukunde, yewe ukabona nta n'inzira wabinyuzamo ngo ugarure icyubahiro wataye bitewe n'ijambo wavuze runaka ukaribwira abantu runaka, ugasanga rwose agasuzuguro kaba agasuzuguro. Ibyiza rero ni ukubyirinda. Murakaza neza kuri Ibanga Official, murakaza neza mu isi y'ibyegeranyo bicukumbuye neza kandi bikoranye ubuhanga. Murakaza neza. Nk'ibisanzwe mugiye kubana nanjye Bayizere Claire. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, icyo gukora urakizi, ugakanda subscribe ndetse ukanakanda ku nzogera kugira ngo urwo tuba dushyiraho ibiganiro bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Murakaza neza ku muyoboro w'ibyegeranyo bicukumbuye kandi bikoranye ubuhanga. Murakaza neza kuri Ibanga Official. Tugiye kurebera hamwe ahantu 10 umuntu w'umunyabwenge cyangwa se umuntu uzi ubwenge atagomba kuba yavuga bitewe n'aho ari, mbese atagomba kugira ijambo na rimwe asohora mu kanwa bitewe n'abo ari kumwe nabo ndetse n'aho ari. Bivuze neza ko ahangaha ari ahantu uba ukeneye kugera ugatuza, ugafunga umwuka, ururimi ukarucira ukarumira. Sinzigere rwose nkubona cyangwa se wowe wibona uri muri iyi situwasiyo, mbese ukaba urimo uranavuga, kubera ko nanone icyo gihe agaciro kawe uzaba uri gukina nako rwose. Yewe rwose nta n'uzakubera ko wavuze muri ibi bihe, mbese uzaba uri guta agaciro kawe, urushaho gusuzugurwa n'abo muri kumwe ndetse n'abakumva. Reka rero dutangire n'ahantu hambere. Ahantu hambere rero uba ukeneye gutuza rwose ugaceceka ntugire umwuka usohora, ni igihe rwose uzengurutswe n'abantu twakwita nk'ibigoryi. Ese ubundi koko hari abantu b'ibigoryi babaho? Cyane rwose. N'uzajya ubona rwose uzengurutswe n'abantu wakita nk'ibigoryi, ntuzigere ukora ikosa ryo kuvuga, uzaceceke rwose, ururimi uruce kandi urumire. Ese wakwibaza ngo impamvu ni iyihe utagomba kuvuga mu gihe uri kumwe n'abo bantu bameze gutya? Ubundi buriya iyo umuntu koko ari ikigoryi cyangwa se iyo ubona ko nta mitekerereze mizima afite, uba ugomba guceceka, ubu namubona yewe. Aba bantu rero icyo bababwira cyose, kubera ko n'ubundi baba nta bwenge bafite cyangwa se mu ntekerezo zabo nta gutekereza kundi bafite kwagutse, icyo bababwira cyose n'ubundi ntibacyumva. Yewe ngo bumve babe banakwiga, ahubwo rwose bazaguseka bakwenkwenuke, bagutesha agaciro kugera n'ubwo bakubonamo nk'umuntu utazi icyo uri kurakora imbere yabo. Icyiza rero nubona uri kumwe n'abantu bameze nk'aba, uzajya uceceka, uceceke rwose, umwuka uwufunge, ubihorere. Ntukajye ubigisha, mbese ntukajye ubabwira ibyo badashaka kuba bakumva. Ubu bwoko bw'abantu rero burimo amoko abiri. Harimo abashaka kwiga bakaba banagutega amatwi, hari n'abandi batabikozwa rwose, ku buryo icyo wavuga cyose bagufata nk'umuntu w'imburamukoro. Ahangaha rero nushaka gumana n'abantu b'ibigoryi yewe badateze no kuba banakwiga, ubona bataguteza amatwi, ahangaha nushaka kugumana nabo bizarangira ubaye nkabo. Wibuke ko kandi twavuze ko muri aba bantu harimo n'abandi baba bashaka kwiga, ariko kandi nubona harimo abashaka kwiga, ujye ubaha ibikenewe kandi by'ingenzi, mbese ntukajye wigisha imbwa uburyo ki zakuruma. Mu by'ukuri ntukajye wigisha amadubu uburyo ki azakurya ngo ubereke ngo nuko bimeze, nk'ibigenje gutya byagenda gutya. Icecekere, kuko nubabwira uko bimeze kose nta kabuza rwose bazakurya, uzaba uri kwiharurira inzira zo kuribwa. Uburyo bwiza rero bareke rwose uceceke, unume, nabo bakomeze ubuzima bwabo.
Ahandi hantu ha kabiri rero usabwe guceceka ugatuza rwose ukumva ko nta jambo ugomba gusohora mu kanwa kawe, ni igihe uzi neza kandi wishinze neza kuko kubabaye, urakaye, ufite umujinya. Ahangaha rwose uba ugomba guceceka ugatuza, ururimi ukarucukarumira. Nuzajya wumva neza ko amarangamutima yawe atari hamwe, mbese udatuje, amarangamutima yawe yaganjwe n'umujinya mwinshi, ujye uceceka utuze. Nujya wumva rwose uri muri bino bihe by'uburakari bwinshi, ujye uceceka utuze, kuko mu by'ukuri nk'uko tubizi uburakari burakwerekana, bukakwerekana uko uri, mbese buri kimwe cyose ukakivuga, kandi wanareba neza ugasanga bya bintu wavuze nta gishya kirimo, cyangwa se ni ibyo kugusenya gusa. Uburakari rwose bwerekana uwo uri we neza neza 100%, ku buryo abantu muri kumwe, abo muri kuvugana bahita neza bagusoma uwo uri we. Ahangaha rero biba byiza niba ubona kuko warakaye agahinda kenda kukwica, nubwo waba wenda guturika umutima wumva ijambo neza agenda gusohoka, ceceka. Ubundi amarangamutima yacu akenshi na kenshi agaragarizwa abo tuba turi kumwe, cyangwa se abaduhora hafi mu buzima bwa buri munsi. Rero isura ngufiteho cyangwa se abandi bagufiteho, ujye uyibungabunga uko ushoboye kose, ntuzemere ko itakara mu kanya gato nk'ako guhumbya bitewe n'uburakari ufite. Ceceka rwose utuze. Ujye utuma abantu bagutinya, bibaze ngo ese kanaka bimeze gute iyo yarakaye. Nyine utuma abantu benshi bakwibazaho byinshi, bibaza uburakari bwawe ko buba bumeze. Mbese ntuzabereke isura yawe ya nyayo kubera uburakari bwawe. Niba wumva ko warakaye rero, ujye witinya nawe ubwawe, wumve ko ari wo murongo ngenderwaho utagomba kurenga, uceceke. Nujya wumva rero ufite umujinya nk'uwo, uburakari bwinshi, ujye wibwira mu mutima wawe uti ngomba kurakara, amagambo agabanuka. Umujinya uza, agahinda kiyongera, amagambo agabanuka. Ahandi hantu ha gatatu rero wemereye guceceka, ni igihe rwose wumva ko urimo urahomba. Igihe cyose wumva ko amafaranga wifuza kuba wakabona utari kuyabona, aho ngaho uba usabwe gutuza ugaceceka, ku buryo hatagira n'umwe umenya ibibazo byawe. Aha rero mu gihe ubona ko bizinesi yawe cyangwa se ikindi kintu runaka uri gukora kitarimo kunguka nk'uko ubishaka, ujye uceceka, ku buryo nta muntu n'umwe umenya ibyo uri kunyuramo. Ntukajye ugenda ngo wishyire hanze, utuma abantu benshi bagutekerezaho cyane bakuvuga. Kuko iyo bigenze gutyo ugatangira kurekarama uvuga ko ibintu bitari kugenda neza, ubibwira buri umwe wese ukunyuzeho, abantu batangira gutakaza cya cyizere wari ufite, yewe nubwo kaba ari gato cyangwa se icyizere cyose bari kuba bagufiteho cyose kiragenza. Uburyo bwiza rero iyo ubona bimeze gutyo, uraceceka ugatuza, ugashaka igisubizo uri mu mutuzo, apana kwishyira hanze. Kandi nibyo koko, iyo urebye cyangwa se ukitegereza neza kamere yacu, kamere muntu, twifitemo akantu ko gukunda umuntu ufite amafaranga, mbese ufite ubutunzi, ufite ikintu yigejejeho. Niyo mpamvu rero akenshi iyo ubonye umuntu wakundaga cyangwa se wahaga icyizere, ukabona atangiye gutana cyangwa se ibintu yakoraga bitari kugenda neza, ugenda umutakaza icyizere, n'urwo wamukundaga rukagabanuka. Bityo rero nawe nubona bizinesi yawe cyangwa se ibyo uri gukora byose bitari kugenda neza, uzabima amakuru, ubihorere, uceceke, urwane intambara bucece. Reka gutuma bamenya neza rwose icyo bashaka, reka gutuma rwose bamenya ukuri kwawe, mbese ngo bamenye buri kimwe cyose uri kunyuramo. Bima amakuru, uceceke. Ndakubwiza ukuri rwose, nubigenza gutyo mu hazaza hawe nta muntu n'umwe uzigera abona intege nke zawe, mbese ngo amenye ko wigeze guhomba bikabije. Iga gutuza, mbese no mu gihe bidashoboka. Mu by'ukuri rero nubima amakuru ugaceceka, abenshi bazatangira kukubonamo nk'umunyembaraga, kuko mu by'ukuri nta kintu wakora ngo ureke gusubira hasi ngo wongere uzamuke. Ni kenshi rwose bibaho, ugasanga ibyo wakoraga byasubiye hasi, mbese ibyo wungukaga biri kugenda ubireba. Aho ngaho rero icyo usabwa gukora ni ugutuza, ugaceceka, ukima buri umwe wese amakuru,
kugira ngo ukomeze urinde icyubahiro cyawe. Ubundi iri ngiri ni iry'abantu bagafashe cyangwa se abo twita abakire, niko babigenza. Iyo bageze muri ibi bihe babona ko bizinesi zabo ziri guhomba, baraceceka bagatuza. Hanyuma twebwe rero tubakurikira cyangwa se n'undi wese ubakurikira yatangira kubona baratuje bakagira ngo bahugiye mu bindi, kumba ari ukugira ngo bime amakuru aba bakurikiye. Menya ko rero nta muntu n'umwe uzishimira kubana nawe mu gihe abona yuko urimo urahomba, warangiza ukagenda unabivuga ku buryo buri muntu wese abibona ikagutuza. Ahantu hakane rero umuntu w'umunyabwenge aba asabwe gutuza ni igihe rwose uri kumwe n'umuntu mwiza kandi wumva wanamwishimiye. Ahangaha akenshi na kenshi ndabwira abasore, igihe rwose uzumva uri kumwe n'umukobwa ukabona ko wamwishimiye, ushaka kumubwira wenda ko umukunda, ahangaha ugomba gushyiramo amarangamutima makeya, ukiga gutuza, ukabanza ugaceceka, ukareba aho ibintu byerekeza. Ahangaha rwose wa musore we, wa mukobwa we, nubona umuntu rwose ukumva ko amarangamutima yawe yazamutse, ukumva ko wamukunda ako kanya, icyo nakubwira cyo iga gutuza, kuko iki ni cyo gihe cyo kwitonda cyane ukamenya amagambo ugomba kuvuga, mbese ntubaguke mu byo uvuga byose cyangwa se umubwira. Icyiza rero ahangaha wakoresha ibikorwa kuruta amagambo, mbese ibikorwa bikivugira. Ahandi hantu hakane rero umuntu w'umunyabwenge ategetswe guceceka ni igihe uri kumwe n'abantu ubona ko bakurenze, mbese bashaka kwishyira hejuru. Ahangaha rwose uba utegetswe guceceka hanyuma ukumva ibyo bavuga. Ahangaha kenshi rero bizaba cyane mu gihe ubona ko abo bantu bakuri imbere cyangwa se bashaka kwishyira hejuru, mu gihe ubona ko hari ikintu ubakeneyeho kandi gifatika cy'ingenzi kuri wowe ku buzima bwawe. Ahangaha rero kugira ngo ukunde ubone cya kintu cy'ingenzi ubakeneyeho, ni uko usabwa guceceka ukabatega amatwi, ukabareka bakishyira hejuru, bakishyira bakizana, bakavuga ibyo bashaka kugira ngo nawe ugere ku cyo ubashakaho. Gerageza rwose ubereke ko ntacyo uri cyo imbere yabo, mbese ubatega amatwi bibaze uwo uri we, mbese ntugire ijambo na rimwe usora mu kanwa kawe, ahubwo utega amatwi ibyo bavuga. Ahangaha icyo uzaba uri gukora nkawe nk'umuntu w'umunyabwenge, uzaba umeze nk'uri kwambarira uruhu rw'intama imbere yabo, kandi mu by'ukuri uko byumvikana kuko ufite icyo ubashakaho, nubwo witonze ntabwo uri intama muri bo, ahubwo umeze nka cya kirura. Nyuma rero umaze kubona icyo bakeneyeho rwose ushatse wavuga, ariko mu gihe utarabona icyo bakeneyeho iga gutuza ubatega amatwi. Ahangaha rero nubona kwishyira hejuru kwabo hari byinshi bigomba kukuzanira, gerageza kubongeramo imbaraga kugira ngo imbaraga bakoreshaga bishyira hejuru ziyongere. Ushobora kubabwira ko ari abanyembaraga kurenza uko babitekereza, kugira ngo rwose bakunde bakugirire icyizere, bakubwire n'ibindi bintu byose, hafi ya byose, mbese umenye buri kimwe cyose. Gerageza kubashyira mu mutego batigeze batekereza ko bajyamo cyangwa se bakinjiramo. N'ubu uri kumwe n'aba bantu rero ushaka kumva ko ugomba kuba umunyabwenge cyangwa se n'ubundi uri umunyabwenge, uzaceceke urekere kwishyira hejuru abagufite, maze nawe uronke ibyo ushaka kugeraho. Ahantu ha gatandatu rero utegetswe guceceka, ugaceceka rwose ururimi ukarucira ukarumira. Ahantu ha gatandatu rero utegetswe guceceka niba koko wiyumva nk'umunyabwenge, ni igihe uri kumwe n'abantu bagusuzugura, mbese wa muntu ukwereka ko ntacyo uri cy'imbere yiwe. Ahangaha uba usabwa guceceka, mbese ukiga gutuza. Noneho akenshi cyangwa se byaba amahire ugasanga wenda n'uwo muntu ntabwo akuzi neza, iga gutuza ureke kumwereka amarangamutima yawe. Mu by'ukuri rwose umuntu niyo batakuzi ntagatume rwose wishyira hejuru cyangwa se wumve ko ugomba kumutakazaho umwanya umubwira amagambo adafite icyerekezo cyangwa se mbese adashaka no kuba yakumva. Ahangaha rwose ujye wicecekera utuze, ariko mu guceceka kwawe mu gihe ari kuvuga ujye ugerageza kumureba mu maso, umurebe mu maso rwose udahumbya, mbese umwitegereze uko avuga, mbese na tone ari gukoresha umwitegereze neza.
umuntu agusuzugure avuge menshi make, uko yavuga angana kose umurebe mu maso udahumbya, umureke uceceke. Ese wakwibaza ngo ibyo ngibyo bizagufasha iki? Kuba umuntu yagusuzugura ukamureba mu maso, ukamureba uko avuga, mbese ntugire ikintu na kimwe usohora mu kanwa kawe, uri kumwitegereza mu kanwa gusa no mu maso. Wakwibaza ngo bizagufasha iki nkawe wacecetse? Iyo bigenje gutyo ugaceceka ugakomeza ukamureba mu maso, mu by'ukuri biragoye ko yagumiza kuvuga. Ako kanya ahita aceceka, akumva ko mu by'ukuri nawe ibyo ari gukora atabizi, kandi bavuga ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Buriya uzarebe neza, nta kintu kibabaza kandi kiryana nko kubona umuntu uri gusuzugura yakwihoreye akakwitegereza gusa. Biraryana, birababaje. Ahantu ha karindwi rero usabwe gutuza ugaceceka rwose, ururimi ukarumira. Ni igihe uzumva ko uri gukorera amafaranga cyangwa se hari ubutunzi uri kunguka. Ahangaha rwose usabwe gutuza ntiwiteze abantu. Ntukajye wivuga rwose ngo wivuge n'akari imurore, kuko nureba neza nta muntu n'umwe uzaza ngo akuganirize ngo akubwire ati iyi bizinesi cyangwa se ibintu ndi gukora birimo birampa amafaranga angana gutya. Abenshi iyo babona ko batangiye kunguka cyangwa se hari ikintu bari kubona, baraceceka bagatuza, ahubwo bagakora cyane imirimo yabo ikivugira. Nugera muri ibi bihe rero ukabona ko hari ikintu uri kwinjiza, uzicecekere, yewe n'inshuti zawe zimwe na zimwe ntuzazibwire, kuko akenshi na kenshi iyo tugiye kureba dusanga neza abo duhangana nabo ari inshuti zacu za hafi. Ahantu ha munani rero usabwe guceceka ugatuza, ni igihe uri mu nzego za leta, mbese mu gihe ufite ikibazo bikaba ngombwa ko kijya mu nzego za leta. Ahangaha rwose usabwe gutuza ukavuga ari uko ubajijwe, kandi ukavuga icyo ubajijwe, kuko akenshi na kenshi abantu b'abayobozi cyangwa se abakire ntabwo bakunda umuntu uvugagura cyane, mbese ugira amagambo menshi. Ahangaha rero mu rwego rwo kugira ngo utiteze abantu cyangwa se utavuga ibidakenewe, uba ugomba gutuza ukavuga ubajijwe. Ahandi hantu rero uba usabwe gutuza ugaceceka, ni igihe uri kumwe n'abantu cyangwa se uri kumwe n'abagabo utizeye, mbese utazi neza. Ahangaha rwose uba ugomba guceceka, ntugire ijambo na rimwe usohora mu kanwa kawe. Ahandi hantu rero usabwe gutuza mbese ugaceceka, ni igihe uri kumwe n'abandi cyangwa se uri kuganira n'umuntu ugashaka gutera burage, mbese igihe ushaka gutera burage mu biganiro byawe. Ahangaha uba usabwa kugira ubwenge mu byo uvuga, mbese ukirinda gukomeretsa abantu runaka witwaje gutera burage. Ni kenshi na kenshi twisanga ahantu runaka cyangwa se tukisanga twakomerekeje abantu runaka twitwaje ngo twari turi muri joke cyangwa se ngo turi gutera burage. Ahandi hanyuma rero tugiye gusoza ikiganiro cyacu, mu bihe 10 ugomba guceceka, ni igihe wumva neza ko uri mukuri. Mu gihe uhanganye n'umuntu rwose kandi uzi neza ko uri mukuri, jya umureka avuge yisanzure, hanyuma wowe uceceke umwumve. Nimba uzi neza rwose kuri mukuri, ntabwo ari ngombwa ko ukumvisinga abantu, mbese ngumve ko ugomba kumvisha ukuri kwawe. Bareke, umureke rwose akomeze yisararange, hanyuma naza gutuza nawe wenda ube wagira icyo uvuga ariko wamuretse. Akenshi buriya umuntu utari mukuri, mbese umunyabinyoma, ahorana amagambo menshi yo kuvuga, kandi akenshi na kenshi aba yumva ko ibyo ari kuvuga ari ukuri. Birashoboka cyane rero kandi rwose biranagoye cyane kuba wamwumvisha ko ikintu ari kuvuga atari ukuri. Bityo rero mu rwego rwo kwirinda guterana amagambo, nawe icecekere witurize. Icyo nakwigiraho inama cyo, iga gutsinda mu gihe abanzi bawe bo bari bazi neza ko watsinzwe, mbese bamenye ko ufite intsinzi nyuma y'igihe batagishoboye kugusubiza inyuma, mbese bakabimenya nyuma y'igihe, ku buryo nta hantu na hamwe babona bakurwanyiriza. Mu by'ukuri iyo ntsinzi iraryoha cyane kurenza ibindi byose. Umuntu rero wumva ko ushaka kuba umunyabwenge cyangwa se uri umunyabwenge, iga gutuza, kuko amagambo yo hari ababa bayafite bazi no kuyavuga, kandi mu by'ukuri wanareba ugasanga ntacyo bavuga, yewe no mu bwonko bwabo nta kintu kirimo.
rero umugabo w'umunyabwenge cyangwa se umuntu w'umunyabwenge ntabwo ajya yemera ko hari ikintu cye na kimwe gitakara, cyane cyane ijambo rye. Arinda ijambo rye akaririnda kurishyira aho abonye hose, kuribwira abo abonye bose. Biba bibi cyane rero iyo ubaye umunyabwenge yewe ntiwerekane n'ikiganza cyawe, mbese ntugire ikintu na kimwe ukorera umuntu runaka bitewe n'uko wamubonye. Rero nuzajya uvugisha umuntu ukabona nagusubije, arakurebye arakwihoreye, ntukajya ugira ngo ni uko yabuze icyo agusubiza, ahubwo mu by'ukuri ni uko yumva ko mu byo uri kuvuga nta kintu na kimwe kirimo cyamufasha. Nimba rero usanzwe uvugisha abantu ukabona wenda abenshi ntibagushubije, iki ni cyo gihe cyo kwitekerezaho ukamenya imibanire yawe nabo cyangwa se imitekerereze yawe uko ihagaze. Kandi mu byo ukora byose, mu byo uvuga byose, jya wibuka kubanza kuyungurura amagambo uvuga bitewe n'aho uyavugira ndetse n'aho uyabwira. Ikiganiro cyacu rero ni ahangaha tugisoreje. Wakoze cyane kubana natwe. Niba iki kiganiro wagikurikiye ukaba ari cyo wungukiyemo, watanga igitekerezo cyawe muri komenti. Hanyuma iyi video nimba wayikunze ndakubitsa gukanda like ndetse no kuyisangiza bagenzi bawe. Ndagushimiye.